Nshuti zanjye mukomere cyane, mukomere kandi abashimira inkunga mukomeza kuntera no kuganira, kungurana ibitekerezo kuri iki kiganiro cyanjye, inspiringa no kumotivatinga, guterana inkunga mu bitekerezo. Twaraganiriye tuganira ku byerekeye insengero. Ndababwira nti experience mfite hano aho mba mu buzima Australia, amadini n'insengero ziri kugenda zibura abayoboke. Kwibaza impamvu, ese kubera iki gihugu ari cy'abakristu kuki kibura abayoboke, kuki insengero zitajyamo? Insengero ziri kugabanuka rwose, ni ukuri. Insengero ziri gufunga kubera ko nta bantu na bakeya baboneka bajya gusenga. Rwose ibyo ni ibintu bihari, niyo mpamvu no ku mafoto narafotoraga kugira nkabereka. Ikibazo rero gitandukaniye ni icyo nyine navuga, ese ni ukubera iki? Kuki badasenga kandi ubuzima bugakomeza? Nicyo nababazaga, ese kubaho ubuzima bw'abantu bushingiye mu gusenga mu bukristo ni iki? Icyo ni ikibazo nyine twese tugomba kureba tukakigaho. Havuye nese kuki muri Afrika amacace ariyo yiyongera cyane, dusenga cyane, kandi nanone ugasanga hari utundi tuntu tutagenda mu buzima bwa buri munsi n'ibibazo byose. Icyo nicyo kintu cyo kungurana ibitekerezo, uko nuko gukura no kuvugana no kuganira. Icyo nicyo ikiganiro cyane nicyo kivuze, ni ukuganira intekerezo, kuko buri muntu wese aba afite ibitekerezo bye, nuko abona ibintu, nuko abyumva. Niyo mpamvu tuganira uyu munsi tuvugana ibyo mwagiye munsubiza, nanjye nkongera nkababwira uko mbibona, kugira ngo dukure. Gukura no kuganira. Ibindi turabazanya ibibazo ni byinshi, kandi ibibazo byose bibonerwa igisubizo. Nta kibazo kinanira abantu, ahubwo rimwe na rimwe bifata igihe kubera imyumvire. Ikintu tugomba kwemeranyaho, dufite imyumvire itandukanye. Abantu bagomba kugira imyumvire itandukanye, nuko Imana yaturemye. Ikintu cya mbere tugomba hano kwemeranya, umuntu afite uburenganzira bwo kujya gusenga. Ugasenga ibyo ushaka rwose, ni uburenganzira bwawe ukajya mu nsengero. Ufite nanone uburenganzira bwo kutajya mu nsengero, bwo kudasenga rwose. Icyo nicyo kintu cyiza tubereyeho dufite. Ushobora kwemera Imana iba mu ijuru ukayemera rwose. Ushobora no kutayemera, ukumva ko ari Imana, ukumva ko ari wowe imyumvire yawe. Ibyo buri muntu wese yari afite guhitamo imyumvire ashatse. Noneho tukanabiganiraho nyine. Ikibazo rero aha ngaha nagize, kuki tuganiraho? Kuki nganira namwe nk'abakristo? Hababwira nti izi nsengero ko zigenda zigabanuka, ese insengero turazikeneye cyangwa iki? Icyo nabonye cyane ni uburakare. Ni uburakare bwa bamwe, ni uburakare bw'abakristo, no gusubizanya kurakara, no gusubizanya abantu bese rwose batukana. Icyo nicyo kintu tugomba guheraho. Ni ukubera iki? Niba nkubwiye igitekerezo cyanjye, ugomba gusubiza n'uburakari, ni ukubera iki? Ugomba gusubiza unatukana, ni ukubera iki? Icyo kintu nicyo cy'ingenzi cyo kubahana tugomba gutekerezaho. Niba uri umukristo, niba usenga, niba wizera Imana yawe, niba wizera Imana yawe ko izagufasha, niba wizera Imana yawe ko izakujyana mu ijuru, niba wizera Imana yawe ko ubuzima bwawe ibyo ugukorera ari ibyo nta kundi wabaho, ukaba ubyizera ku giti cyawe, kuki ubonye undi muntu atabyizera bikurakaza? Kuki ubonye umuntu wakubwiye ibintu bindi udashaka kumva urakara, ugatangira kumubwira ibizamubaho? Ni ukubera iki? Uze gute se ibizamubaho? Nyine muzi ko byo abantu benshi bambwiye ibigiye kumbaho kubera ko navuze ibigiye kumbaho kubera ko nazanye iki kiganiro. Nicyo ubwo burakari buherwa hehe? Niba nkubwiye ibi wabitekerejeho ukareba uko bimeze, wakumvisha uko bimeze gute. Ntukajye kumbwira
no kurakara kubera ibigiye kumbaho. Wibuke ko nabwo no ubushake bwawe, ni ugomba gutukana iyo ubifitiye wumva ari cyo cyiza. Ugomba kurakara iyo wumva koko ikintu kikurakaje. Ariko iyo ugeze aho ukareba urasanga atari byo, urasanga utukana atari byo, urasanga kurakara atari byo, kuko iyi ni imyumvire ya buri muntu. Niyo mpamvu abantu turiho turi abantu. Icyo duhuza n'intekerezo imwe, ariko imyumvire nyine igenda itandukanye. Ubwo bamwe no kuganira muzabereka, abandi kandi namwe ni mu bikomeza nta kibazo gitera, kuko ibyo byose uburakari buba muri wowe. Uburakara kenshi n'umujinya kenshi bigira ingaruka kuri wowe. Yes, kuko niba biri muri wowe. Uwe ubyirinze rero, ubuzima bwacu nabwo buroroha cyane. Niyo impamvu Imana iba muri twebwe. Urumva uko nuko natekereza ngiye. Imana iba muri ngewe, sinshobora kutukana umuntu kubera ko avuze igitekerezo cye, avuze igitekerezo kidahuye n'icyanjye. Ahubwo natangiye gukura, kwiga, nkumva ibyo avuze, nkabireba koko niba hari icyo bihuriye n'ibyo navuze n'ibyo namubwiye. Noneho umuntu wese agagumana ubusasu bunogeye wo gukomeza kumva ibyo ashaka. Gusenga, kuba umukristo, ni imyumvire yawe. Gufata idini ushaka, gufata iryo ushaka ryose, ni imyumvire yawe. Nanone iyo umuntu akubwiye ko kutarijyamo, kubona ko ntacyo rimaze, nayo ni imyumvire ye. Ugomba kubaha imyumvire ya buri muntu, kubahana, tukavugana, kuko ikintu cyose duhuriyeho, ikintu cyose tumenya. Hano mbibutse abantu benshi bavuga bati ese ko wayobye. Hano ku buzima bwacu tubaho nta kuyoba, nta muntu uyoba, kuko urugendo ni rumwe. Urugendo rwacu ni rumwe. Uravuka ukajya mu buzima, ugahura n'ibibi n'ibyiza. Hari n'abahura n'ibyiza gusa, hari n'abahura byombi, hari n'abadahura na kimwe byose. Noneho igihe cyageraho ukitaba Imana ukagenda. Ibyo byo nabibemerera, nabibemeza. Nta muntu uyoba mu buzima, nta kuyoba. Ubuzima nuko bumeze, Imana yarabikoze bugenda kimwe. Wasenga uyu munsi, utasenga, wasenga ku cyumweru, wasenga ku wa gatanu, wasenga ryari, utasenga, inzira ni imwe. Ibyo byo nta kuyoba. Aho tubyemeranyeho, kuyoba nta uzongera kuyoba, kubera ko wavuze imyumvire yawe, wavuze imyumvire itandukanye n'iy'abandi. Kuko ibyo byo tubifitiye gihamya. Ibindi byinshi tuvuga, ibindi tuburana, tunavugana kenshi, usanga nta gihamya tubibonera, usanga nta kintu gifatika tubibonera. Ariko inzira y'ubuzima byo turabibona, turayifata. Dufite abantu, abavandimwe baje bakagenda, ari abasenga ari abadasenga, tuzi ko byagenze, tuzi ko byagiye. Ikindi cyane nize no gukura, ntavugana, nshaka kubabwira aho umuntu ajya, ntitukajye tubijyamo impaka, ntitukajye dukenera kongera kubivugana, kuko ibyo nabyo ntabwo tubona ibyo gisubizo. Icyo tumenye ni uko umuntu yaba yagiye. Iyo umuntu yitabye Imana, yaba ari umuvandimwe, yaba ari inshuti, yaba ari inde, baragenda bakagenda neza. Nta muntu ugenda ngo hagarike ubuzima bw'undi. Nta muntu ugenda ngo ubuzima izuba rihagarika da. Waba urinde icyo uri cyo hano kuri iyo si, uragenda. Uko ugenda ubuzima burakomeza. Ako niko kandi kantu dukura, tugenda twumva kagomba gutuma kuko tugira ingufu zo kumva ko imyumvire ya buri muntu nta kibazo yarekuye kudutwara. Upfukamira, ukorera ibintu, ugira gute, aragenda, ubuzima bugakomeza. Ukajya gushaka undi muntu upfukamira, niba ari ukomeza gupfukama, cyangwa se nawe ugafata uwo mwanya bakagupfukamira. Nuko bigenda. Umuntu wese aragenda. Wari ufite icyo ashinzwe, wari ufite icyo akora, wari ufite iki, akagisigira abandi bakagikora. Abandi nabo bakabaho badafite, n'usize abana n'impinja,
ari ababyeyi bagiye, zirakura zikagira ubuzima mu ngorane cyangwa se mu byishimo, kuko Imana buri gihe iba igomba gusiga undi muntu ugomba kubigira. Ibyo ni ibintu tuzi, ibyo ni ibintu twemeranya. Ariko ibindi myumvire ntabwo bivuga ko wagiye gusenga, ntabwo bivuga ko utasenze, ntacyo ukora kugira ngo ibyo byose bikubeho. Ukurakara rwose tugomba kugera tubivugana nuko bimeze. Ikindi uyu munsi ngiye turavugana rero ni iki? Kubera ko dusenga nyine, kubera ko buri muntu wese afite uburenganzira bwo kujya mu idini ashatse, afite uburenganzira bwo gusenga igihe cyose ashakiye. Niba wumva ko kujya mu idini ari byo byiza, nta kibazo, nuko bimeze. Ariko rero nanone turi kuganira n'abandi ubwoba bwo kongera kutagira, kuvuga ngo utagiye mu sengero ngo ubuzima bwawe ntibwagende. Icyo nicyo kintu dushaka kubwira abantu, kuko batubwiye ikintu kimwe, batwigishije ikintu kimwe. Izi tekinoloji rero zije, izi social media zije, nicyo kintu kiri kuzana kugira ngo ubwenge bw'abantu bubashe kwiga ibindi, noneho buri muntu wihitiremo. Buri muntu wihitiremo wowe urebye uko ubuzima bumeze, kugira ngo wumve koko icyiza ni ikihe kuri wowe. Nkuko nababwiye, nari umukristo, nabaye umukristo nkamwe, narasenze, byose narabikoze, ndabisenga. Ariko maze gukura igihe kirahinduka, noneho mbona ko ngewe nshobora kuba nakwisengera nkurikije intekerezo zanjye, nkurikije mbona uko bimeze, nkurikije ko ubuzima bwose nabuciyemo. Ibibi n'ibyiza byose muri iyi myaka yose nabiciyemo, byose ndabibona kandi nasenga. None ngeze igihe cyo kuvuga uti si ngombwa ko ngomba gusenga, si ngombwa ko njya gusenga ku cyumweru, si ngombwa ko njya kuba umukristo kugira ngo ngire ubuzima, kuko ubuzima bwose turi kimwe. Wasenga utasenga, ubuzima buba kimwe. Aha icyo dutandukanira ni ku myumvire, imyumvire dufite. Kuva numva ko ari njyewe wisengera, kuva numva ko ari njye Imana iba muri njyewe, kuva numva ko ntakeneye umupasiteri wo kunsengera, kuva ko ntakeneye kujya mu nsengero ku cyumweru. Icyo nicyo nahisemo, icyo nibwo burenganzira nahisemo. Ubwa mbere nari umukristo, ubu ntabwo nkiri umukristo, ntabwo njya gusenga. None ubu numva ko njye nisengera ku bwanjye, Imana iba muri njyewe, mvugana n'Imana yanjye. Ntabwo tubyumva kimwe. Wari ukwiye kurakara se? Oya. Wari ukwiye gutuma se untuka? Oya. Wari ukwiye se gutangira kumbwira ibizambaho? Oya. Ni ukukubwira iti dore hari ubundi buryo bwo gusenga. Hari abandi bashaka kubyumva, hari n'abandi badashaka kubyumva. Byose ni kimwe. Ariko nyine aho niho tuzare rero, izo social media nicyo cyazanye. Bimwe abantu batatwemereraga ko twumva ibindi, ubu tugomba kubyumva. Ubu ngomba kubaganiriza, ubu ngomba kubabwira. Mwibuke ko nta kuvuga ngo urayobya abantu. Ubayobya abantu bajya hese. Nakubwiye ko nta muntu uyoba nyine. Ni imyumvire hano, ni ibyo nkubwira hano nkakwigisha. Kuyoba ntawe uyoba. Ubuzima bwacu ni kimwe, ibyo byo ubimenye. Ariko iyo wumvishije rero, ugerageze mbese, wagerageje ukareba ukavuga uti se wakwisengera nkareba ko icyo nshaka kugeraho nkigeraho. Ese ni ngombwa ko njya ku cyumweru njya mu misa? Nta kindi nakora. Ibyo ni wowe ubyirebera ukurikije icyo ukora. Niba wumva ufite mu ntekerezo yawe wumva ko harimo akabazo ufite, gerageza. Kuko hari abandi bajya gusenga bakurikijwe nuko ari abandi babajyanye, nuko ari abandi bababwirije gusenga, nkuko ari abandi babajyanye n'iki. Ikibazo ni kimwe. Ibyo ukora uwabikwigishije ninde? Iyo ujya gusenga uwabikwigishije ninde? Hari umuntu buri gihe uba warabikubwiye. Kuki wumva ko ibyo yakubwiye ko ari byose? Aho ni cyo kibazo kiri. Kuki wumva ko ibyo ukora ari byose? Niko imyumvire yawe ibikubwira. Noneho rero undakubwiye ibindi, kuki se wowe utumva ko ibyo undakubwiye nabyo byashoboka? Ese wabigerageza ukareba, noneho wasanga bidashoboka ugasubira mu byawe. Sina ngombwa, hari igihe udashobora no kumva ko udashobora no kubireba, kuko nanjye nagize ubwoba nk'ubwo nyine. Nagize ubwoba bwo kumva iyo myumvire yindi, ariko ubwoba burashira. Ikibazo nyine mbona ha kenshi nuko tugira ubwoba, kandi ubwo bwoba kenshi tubuterwa
n'amadini, kuko umuntu yakubwira ati nukora iki ibi bintu bizakuvaho, nukora iki ibi bizahinduka. Abandi baravuze bati ubwo amadini atangiye gufunga nk'uko nababwiye, nk'uko nababeretse, ngo isi igiye gushira. Ubwo se urumva ko nubwo bwo buteye abantu, uzamenya gute isi igiye gushira? Isi igiye gushira gute se? Muri Australia honyine nguko bafunze insengero kuko abakristo batakijyamo. Urumva ko ibyo rero ni bwa bwoba amadini yahoza dutera. Ati iyo uvuze ikintu kidahuye n'ibyo bigishije, iyo uvuze ikintu kidahuye n'imyumvire yabo, iyo uvuze ikintu kidahuye nuko amategeko yabo ameze, iyo udakurikije amategeko y'insengero zabo ameze, hari ikintu, hari ingorane, hari ingaruka zizakubaho. Icyo gihe nicyo kintu badushyizemo, nshuti zanjye, guhora mu bwoba. Abakristo muhora mu bwoba, kutumva ikindi ni bwa bwoba, ni bwa bwoba bikizakubaho. Kandi mwibuke ko wasenga utasenga ikintu kikubaho. Aha nicyo kintu nabonye cyane, ubwoba amadini yaduteye. Ubwoba ugira iyo imyumvire yawe ihindutse, itandukanye n'ibyo wize kuva ukiri umwana, itandukanye n'ibyo amadini yakwigishije, itandukanye n'ibyo bakubwiye. Iyo bitekerejeho wakumva mvuze nti Imana iba muri njyewe, Imana iba nanjye, Imana iba mu ntekerezo yanjye, mfite ingufu zo kwisengera, si ngombwa ko njya kuba pasiteri bansengere, ibyo nkeneye bigomba kuva kuri njyewe. Icyo kintu iyo kibwiye umuntu w'umukristo, akubwira ibintu bigiye kuzakubaho, aguteza ubwoba, akubwira ibyo wigize, akubwira urashaka kwigereranya n'Imana. Nshuti zanjye, urebye uko isi imeze, urebye iyo usohotse ukareba ibihari, ukareba ibintu byose bidukikije n'ibintu bikorwa buri munsi, nuko umubiri wawe ukora buri munsi, nuko ibintu byaremwe, Imana wowe wigereranyije nawe biyitwaye iki? Uyibwiye Imana njyewe ndi nkawe, wowe uri umuntu umwe wicaye ahangaha, urumva koko ikibazo cyabikiye? Urumva ko Imana kuko utwo tuntu yajya kutujyamo? Ubwo urumva ubwo bwoba baduteye, ngo ntabwo wakwigereranya n'Imana, ngo wigereranya n'Imana uzaba ubaye iki? Ubwo ni ubwoba bashyira mu muntu. Urumva ko iyo Mana urebye n'ibintu byigenda buri munsi, aho usohotse mu nzu urebye bibayeho, urebye experience yabayeho, urebye ubuzima bwabayeho, koko Imana wigereranyije nayo bizitwaye iki? Wiyise Imana koko bigutwaye iki? Urumva ko kwita Imana se uvuze uti ngiye kuba umuganga se, ngiye gukora se ibindi, ngo kuki se kurwara se n'Imana bihuriye? Imana ko yaremye byose. Umuntu agomba kurwara, umuntu agomba gukira, umuntu agomba gukena, umuntu agomba gukura, umuntu agomba kurya, umuntu agomba kubaho ku buzima. Iyo uhari ubuzima bubaho. Icyo wakwita Imana nyine, Imana ntabwo byayibuza gukomeza ubuzima bwawe. Icyo ni urugero nshaka kukubwira gato, kuvuga ati ubu bwoba duhoramo, ubu bwoba abakristo bahoramo, nibyo nshaka kuganira, nicyo kintu nshaka kukubwira, ko ubwo bwoba bugomba kurangira. Kuko ni ubwoba buterwa n'umuntu udashaka ko imyumvire yawe ihinduka, ushaka kugumana mu myumvire yawe, ushaka gukomeza kugira ngo akomeze akugire umuyoboke we. Nicyo kintu, kuko ubwoba butera umuntu uvuga ibintu bizamubaho kandi utabizi, kandi ibintu byose byatubaho twese. Nibwo bwoba abakristo b'Abanyafurika maze kubona tubamo, nabubayemo kuza ahantu hose ufite, ukaba ufite ubwoba ko utagira icyo uvuga, ko Imana uyivuze nabi, Imana utayisenze utagira icyo ubona. Imana kuyisenga ufite uburyo bwinshi bwo kuyisenga, kuyisaba ufite uburyo bwo kuyisenga. Murumva ko yababwiye ko muzajya, Imana yaje akabwira muzajye munsenga ku cyumweru, niho ubuzima buzamera neza.
niho ibintu bizamera gutya. Nimujya munsenga, mujye mukora ibi, mujye mutanga amafaranga, urumva koko Imana yaraje ikaturema kugira ngo ikintu cy'ingenzi tube kuyisenga, kugira ikintu cyose kibaho kuba kuyisenga. Ejo bundi nagiye ahantu usanga turi habaye umunsi mukuru, mbere yuko turarya bati reka tubanze tubwire pasiteri aza asenge, asengera ibiryo biri aho ngaho biri ku meza, ibiryo bihari. Ni ubwoba bwaduteye kuva kera Abanyafurika, buri gihe cyose dusengera ibiryo. Ni muri mind nyine, mind uvuga uti ugize amahirwe ubonye ibiryo ugomba gusenga. Imana iba yarabikuye mu murima byikera bikaba imbuto, ubundi niho abantu bagomba guhera basenga. Ibiryo tugomba gusengera guhera mu murima, ntabwo tubisengera ku meza. Ku meza ni ukubyishimira tukabirya rwose, ariko ubwo bwoba bwo guhora ubusengera uvuga ugize amahirwe ngo urabibonye. Imana ikuguha ibiryo ni ukuguha ubuzima bwayo. Yes, iyo utariye ntubaho nyine. Imana ntabwo iri gukeneye ko wirirwa uyisengera kugira ngo ubone ibiryo urya kugira ngo ubeho. Igomba kuguha ibiryo kugira ngo ubeho, kuko ibiryo nibyo Mana, ibiryo ni wo mubiri wawe, ibiryo nibyo bikugize, ayo mazi niyo yakugize. Niyo mpamvu Imana igomba kubiyaguha. Ariko iyo myigishirize, iyo myumvire ko bavuze ko ugomba guhora usenga, ugomba guhora upfukamye kugira ngo ibyo bintu bigereho, aha niyo myumvire tugomba kuvugana nayo. Uko niko gukura tugomba kuvugana nayo, uko niko kuntu ibintu bihinduka. Ko baho urugero nyine rw'ahantu ubona ko badasengera ibyo biryo, bitwaye iki? Ariko nanone niba wumva ko gusengera ibyo bituma ubibona, nabwo nibyo. Niba nge numva ko gusengera atari cyo cyangombwa cyari kibaye kubaho, kuko Imana nta idutwaye byose, ibiryo ugomba kubiduha byose, turahuza ni imyumvire nshaka kugeza ku bantu. Imyumvire nshaka kugeza ku bantu, umuntu akayumva ku giti cye, umuntu akayishimira ku giti cye, nta kuyobya undi, kandi tukabigira mu rukundo, kuko Imana ikunda abana bayo. Twese turi kimwe. Tujye tumenya ikindi gutandukanya amadini n'Imana. Gukorera amadini no gukorera Imana biratandukanye, kuko abashinzwe amadini, abakorera amadini ni abantu nkawe, nta hantu dutandukaniye, ni imyumvire bagize, n'amategeko bakora. Umenye icyo ukorera idini, iyo usavinga idini ujye umenya ko uri gufasha umuntu nkawe, uri gufasha umuntu uri ku isi ufite mind nk'iy'Imana. Nge nibo nita Imana nyine. Imana ni twebwe, Imana ziri muri mind zacu, twese turi kimwe, kuko intekerezo zacu niyo Mana, niho iba. Icyo umupasiteri agusengeye, agusengera icyo wamubwiye, kuko ikintu ugifite mu ntekerezo yawe ntashobora kukimenya. Ikibazo ufite, umuntu ukimenya bwa mbere ni wowe. Umuntu ubona igisubizo cy'ibibazo afite, umuntu ukibona bwa mbere ni wowe, kuko byose biba biri mu ntekerezo yawe. Intekerezo yawe ikora nk'iyundi. Abantu bose ku isi intekerezo zacu zikora zose, ariko rero hari zabashije gukora zikageza ku byo zigera, zikageza ku byo zihimba, zikagereza izo zitanga ku buzima, zikagera zigakira, zigakora ibintu byose, biba byose bivuye mu ntekerezo. Ariko twese ni hahandi, inzira ni imwe. Yes, waba ufite intekerezo nini irimo kwiga, irimo kwigisha, irimo ibintu byose ufite. Iyo ugiye iyo ntekerezo yawe ujyana nayo, usiga ibyo wakoze, kuko wowe wisigiye izindi mana, ariko intekerezo yawe ijyana nabyo. Niyo mpamvu intekerezo yari Imana. Ibyo ukoze byose, izi nyigisho zanjye zose ziri kuva mu ntekerezo zanjye, kandi ndi kuzisangiza, tuziganira n'izindi mana ziri aho ngaho. Uwo bifasha, uwo bizashimisha, birafasha cyane. Nge narabyize, niyigishijwe n'umuntu witwa Neville Goddard, aranyigisha, ndazumva, ubu nanjye nibyo ntangira kuganiriza n'abandi, kugira ngo ubuzima bwawe ubugire buhinduke bikurikije n'imyumvire yawe ufite. Sawa, murakoze cyane, nongeye kwishimira kandi kuganira namwe. Mukomeze munkurikire kuri @ my YouTube channel,
Ndizeye Rubasha. Mugire umunsi mwiza cyangwa se umugoroba mwiza, biraterwa mwese naho muri. Asante sana.